Muraho neza abakunzi ba Yuwa The Next TV, ndabashuhuje kandi mbahaye n'ikaze kugira ngo muze tubane nk'uko twari dusanzwe tubikora, dukorana, dukundana. Uyu munsi rero mbahaye ikaze ngo mugubwe neza buri muntu wese aho ari, mu gice aherereyemo cyose kigize iki gihugu ndetse no hanze yabyo. Buri muntu wese aho ari mu bice bitandukanye agubwe neza, kandi Imana imuhe umugisha mu byo arimo gukora byose, yaguke agubwe neza muri rusange. Mbahaye ikaze rero kugira ngo tubane, kandi umuntu wese waba akurikira ibiganiro byacu atari yakora subscribe ayikore kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ngarutse nari maze iminsi ntakora, ariko ngarutse narahinduye content kuko bamwe muri mwebwe mwamusabye yuko nahindura nkareba indi content, kubera yuko iriya ngo yarebwaga n'abantu bakuru, ugasanga abana abantu b'urubyiruko ntibisangamo, nta comment bashobora gushyiraho, kubera ko rimwe na rimwe navugaga ibintu byo hambere mu minsi yashize, uko abanyarwanda twabagaho mu bice bitandukanye, mu ngeri zitandukanye. Nubwo nari narayikoze ari ugutesitinga kugira ngo ndebe yuko hari icyavamo, kugira ngo mbe nayikomeza cyangwa se nayihagarika, kuko byose biba bishoboka. Uyu munsi rero nje narahinduye mbanza kugira abantu bamwe nsabaho ubuhamya, barambwira ati ntabwo twaza ku makamera, ntabwo byakunda. Hari n'abagiye baganiriza inshuti zabo zikampa ibitekerezo. Izo nshuti rero zagiye zimwe zimpa amamesaje atandukanye. Ayo mamesaje rero niyo nakuyemo, natoranyijemo inkuru ushobora kuvugaho, kuko ni amabaruwa banyandikiye, ariko si amabaruwa komuteri, ni kuri telefone, kubera ko ibaruwa yarimutse yaje kuri telefone. Uyu munsi rero umuntu ufite ikibazo runaka, ufite igitekerezo runaka, urwego waba urimo urwo ari rwo rwose, ufite ikibazo ushaka kugishaho inama bagenzi bawe badukurikira hano, watwandikira kuri telefone, kubera yuko naje gusanga abantu benshi badakunda kuza kuri kamera kugira ngo bavuge ibintu byabo. Noneho nanzura yuko umuntu azajya yandika mesaje yiwe, yamara kuyandika akayinyohereza njyewe nkayisoma, abakunzi ba Yuwa The Next TV bakaba bakwandika muri komenti bakamugira inama. Ikindi burya umuntu yandika asaba inama afite n'umwanzuro, ni ukuvuga ngo umwanzuro ntabwo ari abakunzi ba Yuwa The Next bazawuguha, ni wowe uzawifatira ukurikije ibyo banditse muri komenti. Ni ukuvuga ngo rero uwo wandika iyo mesaje ugomba kuba hafi ugasoma komenti kugira ngo urebe ibyo abantu bagushubije. Ni iyo content tugiye kujya tubanamo kugira ngo dukorane umunsi ku wundi. Ubwo rero muhawe ikaze, ushaka kwandika wese azandike yohereze kuri 07 34 69 36 46, 07 34 69 36 46. Ndaza no kuyishyira ku kiganiro kugira ngo mujye mukomeza mubibone, kandi ushaka kwandika yandikeho. Ubwo rero twagiye dufite amamesaje nkangahe, ariko ndatoranyamo imwe, kuko buri munsi uko nzajya nkora imwe. Ubwo twagiye turatangirana n'iy'umumama. Ni mesaje iba ari ndende, ariko muzajya mwihangana muyumve kugira ngo mubashe kuba mwafasha mugenzi wanyu ataje kugira ngo mumubone hano, cyangwa se kugira ngo abantu bamubone. Ntabwo ari ngombwa, umuntu wese yakwandika kandi agasubizwa nta kibazo. Twagiye kanyirebe. Yaragize ati muraho neza mama Willy, ndabakunda cyane. Ndi umumama ntuye mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ntari buvuge. Nashatse muri 2010, ubu dufite abana 4. Umuryango wacu ubayeho neza nkurikije uko
iy'abandi duturanye cyangwa iy'abavandimwe banjye n'ab'umugabo wanjye imeze. Ikinteye kubandikira rero ni ikibazo nsa naho maranye iyi myaka yose, aho meze nk'aho mpanganye na mabukwe kandi nkabana nawe, ahubwo nkabona umutware wanjye nawe ameze nk'ubifitemo uruhare, kuko ikintu tugiye gukora cyose aba ashaka ko na nyina akibonekamo uruhare, akibonekamo kandi akakigiramo uruhare, urugero kandi akakigiramo uruhare. Mu by'ukuri urugo dukorera ntabwo mabukwe arufitemo uruhare, mbese yumva inama nzima iva kuri mama we, urugero njya guhaha ati ubu se nta kuntu twahahira umukecuru, nagura inkweto akaba ampaye n'ayo kugurira nyina, nkabyibazaho, naje kumubaza nti ariko ntiwangurira ikintu umukecuru ataguriwe? Aransubiza ngo mama we ni byose. Nti se ko njye mama ataza kunsaba ibintu nk'uko mama wawe abigenza? Arambwira ngo ubwo mubikora mu ibanga. Ubu rero mperutse gufata amafaranga mu kimina twagabanye, nahawe ibihumbi 400, muha ibihumbi 150, 250 ngura ibyari bikenewe byose mu rugo, ngurira abana imyenda, nanjye nigurira ibitenge 2, ngo kimwe nkidodeshemo ikanzu, ikindi nkidodeshemo iribaya. Mu cyaro twikundira amaribaya, ariko natunguwe no kumva umutware wanjye ambwira ngo nimuhe igitenge kimwe agihe mama we, nanjye ngumane ikindi, mubwira ko bitakunda, ahubwo we yamugurira muyo namuhaye kuko nta kindi yayakoresheje. None ubu yarandakariye ngo n'ubundi sinjya nkunda ko hari icyo twaha mama, kandi ko hari icyo twaha mama, kandi mu by'ukuri nta kintu bimbwiye pe, nubwo akabya ariko nta kibazo mbigiraho. Aha yanditse ukuntu ntabona, nta kibazo byose, nta kibazo mbigiraho, ariko nkanibaza kuki adatekereza ko nakemuye urugo, ibibazo byose nkabikemura, nta kintu mu mafaranga nari nasigaranye, none yamubwira kugenda ngo